mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu muri Amerika Chicago hari umugore witwaga Dorothy Martin. Madame Dorothy Martin yavuga ko yakira ubutumwa buturutse ku biremwa byo ku mubumbe wa Clarion, aho yamenyeshaga ko isi yose izarengerwa n'umwuzure ukabije tariki 21 Ukuboza 1954 niyo yagombaga kurangiza isi. Madame Dorothy Martin yabibwiraga abantu ndetse akabitangaza cyane avuga yuko isi izanirwa n'umwuzure ku itariki 21 Ukuboza 1954. Ariko abemera ubutumwa ntabwo bari benshi. Yavugaga ko ababyemera bakabyakira bazakira bakarokoka. Akavuga yuko hari indege izaza igatwara abantu bazaba bari aho Madame Dorothy Martin azaba yarababwiye. Bamwe barabyemeye abandi ntibabyemera. Hari itsinda rye ryarimo abantu bitwaga Seekers babyemeye kurushaho. Bamwe baretse imirimo yabo, bagurishije imitungo yabo, ibikoresho, amazu, imodoka. Bamwe batandukana n'imiryango, bashwana n'imiryango, ingo nyinshi zirasenyuka. Abandi bareka kwita ku miryango. Bamwe batandukana nabo bashakanye, batandukana n'abana babo. Bavuga yuko hari indege izaza ikabasangaho aho bwana Madame Martin azaba yarababwiye. Iyo ndege ikabajyana ku mubumbe witwaga Clarion. Igihe cyarageze ku itariki 21 Ukuboza 1954 mu ijoro ryo kuri iyo tariki saa sita z'ijoro zarageze. Mbere yaho abari baraho bari bishimye banezerewe, bishimiye ko bagiye kurokora ubugingo bwabo kuko isi yari igiye kuzurwa n'umwuzure, abantu benshi bagapfa. Abasize imiryango yabo batangiye kuvuga ati iyi miryango yacu iza kubimenya ikaza hano ntabwo yari gupfa. Saa sita z'ijoro zarageze, saa sita n'iminota 5, saa sita n'iminota 10. Abantu batangira kureba ku masaha babona nta mwuzure ubaye. Saa sita n'iminota 20 babona nta mwuzure ubaye. Bwarinze bucya nta ndege yigeze iza, nta n'umwuzure ubayeho. Abari baramwemeye barumirwa. Bamwe batangira kugira ikimwaro, abandi baravuga bati kuki watubeshye bwana Madame Dorothy Martin, kuki watubeshye? Arababwira ati Imana n'ibinyabuzima biba ku mubumbe wa Clarion byabonye ko mwitangiye isi maze bihitamo kutarimbura isi, kuko mwebwe mwemeye kwitangira isi. Nimwe mwakijije isi, nimwe mwabaye abacunguzi b'isi. Bamwe barabyizeye abandi ntibabyizera. Abantu bamwe batangiye kumva ko ari abacunguzi. Guhera uwo munsi batangira kumva ko kubera bo isi yabashije kubona amahoro igakira, abantu ntibarimbuke. Bamwe bakomeje kugendana nawe ariko abandi bava inyuma ye. Iyi ni imwe mu nkuru za mbere zigaragaza ubushobozi umuntu afite bwo kwemera ibintu bidafite ishingiro ndetse no kwitanga mu buryo bwose kubera kwemera gukabije. Ibi ni by'amadini akorera abantu. Ni ukubera iki amadini ashyira abantu ahantu hamwe akababwira ibintu runaka, abantu bakabyemera bakabyizera bakumva ko ari byo bizabakiza. Wagize neza kumva iki kiganiro. Nge ndi Softman Official. Ibuka kumanuka asukana inzogera, ukore subscribe, ukore share ndetse na comment. Bwana Madame Dorothy yigishije isi uko kwemera ibintu bidashoboka bishobora gusenya ubuzima bwa muntu. Iki ni cy'abantu bize. Kwemera ibintu bidashoboka kw'abatuye isi bishobora gusenya ubuzima bwa muntu. Ubuzima bw'ikiremwa muntu bukarimbuka bukarangira kubera kwemera ibintu bidashoboka. No muri iki gihe mu madini birahari, muri politike no mu yidagaduro, aho hose birashoboka. Ndetse rwose birashoboka cyane yuko ibyo bishobora kuba. Hari umuganga umwe w'Umusuwisi wabayeho mu mwaka w'1950 witwaga Carl Jung. Yavuze ko icyago karemano kiri mu kunanirwa gutsinda no kugenzura ibitekerezo bya muntu.
iyo umuntu ananiwe gutsinda no kugenzura ibitekerezo bye, icyo nicyo cyago karemano gishobora gutsinda umuntu kikamushyira habi. Abashakashatsi bamwe bateranyije abanyeshuri bo muri kaminuza ya Stafford Bridge babashyira hamwe, bavuga yuko bamwe bagiye kuba abacungagereza abandi bakaba imfungwa. Aba banyeshuri barabyemeye. Ubu bwari ubushakashatsi bwari bugiye gukorerwa kuri aba banyeshuri kugira ngo barebe uko byamera mu gihe kimwe umuntu bamubwiye ko ari umuntu runaka, undi akaba undi runaka. Ese yakwitwara gute? Aho hantu yabasha kuhaba gute? Uwo mwanya bamuhaye yabasha kubamo gute? Ibyo bamubwiye yabasha kubyakira ute? Ubwo buzima yabasha kubaho gute? Ababwiwe ko ari abacungagereza babikoze neza cyane. Muri bo bahise biyumvisha yuko babaye abacungagereza, bakubita imfungwa, barazibabaza, bazibwira nabi, barazitoteza, bibagiwe yuko ari abanyeshuri bigana aho ngaho muri kaminuza imwe ya Stafford Bridge. Barabababaza, barabakandamiza, barabatoteza. Abandi nabo barigunga, bariheba, bifata nk'imfungwa muri bo ubwabo, barabyakira, bemera kubabazwa. Ubwo bushakashatsi bwari bukozwe kugira ngo hapimwe ubushobozi umuntu ashobora kuba mu gihe ahawe inshingano runaka, cyangwa abwiye ko ari ikintu runaka, cyangwa abwiye ko ari umuntu runaka, akananirwa gutekereza ubwe aho yari ari n'icyo ari cyo, ahubwo akemera ibyo bamubwiye byose akabyakira muri we. Mu madini menshi iyo ushatse gucukumbura uhinduka umunyacyaha. Menshi imyemerere ni urufatiro rw'ubuzima bwa muntu. Buri muntu agira icyizere cyangwa imyemerere ku giti cye runaka, ku Mana, ubuhanuzi, siyanse, urukundo n'ubutabera. Iyo umuntu yemera ikintu afitiye amarangamutima akomeye, ni nk'uko aba yubatse umusingi w'icyo atekereza kuri we n'ubuzima bwe. Iyo imyemerere ihuye n'ibibazo, umuntu ashobora kujya muri cognitive dissonance. Ibi ni nk'ibyabaye ku bayoboke ba Dauphin Martin. Iyo umuntu yemeye ikintu byimazeyo, hanyuma ukuri cyangwa ibimenyetso bikagihinyuza nko gutekereza umwuzure utazaza, ubwo bwonko habaho kurwana hagati y'ukwemera n'ukuri. Ubwonko butihanganira kubabara bufata umwanzuro wo kwigiza nkana, kuvuga ko byahindutse kuko twizeye cyane. Rimwe na rimwe umuntu avuga ko ari ibintu byahindutse, akigiza nkana kubera kujya cyane mu myemerere n'imyizerere. Rimwe na rimwe, kuki umuntu ashobora kugira ukwizera kurenze? Bigenda bite umuntu agira ukwizera kurenze? Bigenda bite ngo abanyamadini bafata umuntu bamushyiremo kwizera kurenze uko akabaye kuriho? Ukwemera kumuha icyerekezo n'agaciro. Ubwonko bwe iyo butihanganira ibi bivugwaho rumwe, rimwe na rimwe umuntu akenera kwirinda ikimwaro cyangwa igihombo cyo kwemera ko yibeshye. Rimwe na rimwe ntago abantu baba ahantu kubera ko bahashaka, ahubwo kubera kwanga ikimwaro cy'uko bayobye nuko bibeshye, bemera kuhaba. Hari ubwo abayobozi b'imyemerere bamwinjiza mu cyizere gikabije. Amadini ni gute atwara abantu muri ubu buzima, muri ubu bwoko bw'ubuzima? Umuntu akubwira yuko aho uri ariho ukwiriye kuba, ariho ukuri, yuko bari abandi ibyo bavuga atari ukuri. Hari umushakashatsi umwe wo mu Busuwisi yagize ati, ni kuki abantu benshi iyo bari mu madini avuga Yesu? Umushakashatsi umwe mu Busuwisi yaragize ati, abantu bamwe iyo bavuye mu yandi madini nka Katolike na Islam bavuga Yesu, bakajya aho bavuga Yesu bavuga ko abo bantu bakijijwe. Ariko se iyo bavuye muri ayo madini yandi bajya muri Katolike na Islam bivugwa bite? Bavuga ko baguye, bavuga ko ari abatemera Imana. Byitwa ngo iki? Bitwa abapagani. Byitwa iki? Kuki Imana abantu bayifashe gutya? Kuki hariho ibi ngibi? Kuki hari uku kuyoba? Ni gute twageze aha hantu? Hari impamvu ikomeye abanyamadini bashobora kwemeza abantu, bashobora kubafata. Hashobora kubaho amayeri mu madini. Abantu bamwe baterwa ubwoba budafite ibisobanuro,
Dauphine Mote, Madame Dauphine Mote yavuze ko isi izarimbuka ku itariki runaka, ko uzayirokoka mwe wemera ubutumwa bwe gusa ari we uzabasha gukira ntarimbuke. Amwe mu mayeri y'amadini, amadini akubwira ko uzapfa nudakizwa, umuryango wawe uzarimbuka niwanga kuvuga aya magambo, niwanga katura aya magambo. Abantu bose hanze aha bafite shitani, nitwe twenyine dufite ukuri. Iyo utari mu idini runaka, muri iryo dini bavuga yuko ufite shitani, ariko waba uri muri ryo bakavuga ko ufite ukuri. Uyu Madame Dauphine Mote hari ikindi kintu yakoreye abantu ku itariki 24 Ukuboza mu mwaka w'1950. Yabwiye abantu yuko ibinyabuzima byitwa Karelioni byamubwiye ko bazajyanwa mu ijuru ku ijoro rya Noheli kuri iyo tariki 24 Ukuboza 1954. Abantu bose bajya hamwe, baraterana, barasenga, baridagadura, barishima. Bigeze mu ijoro saa sita z'ijoro ku itariki 24 Ukuboza 1954, nta kintu cyabayeho, nta mwuzure wabayeho, abantu ntibagiye mu ijuru. Abantu bongera kwibaza no gushidikanya ku byo Madame Dauphine Mote ababwira, baratangara cyane, batekereza ko ahari ibi byose ari binyoma. Abantu bamwe bamuvaho, abandi bamugumaho. Ariko ni gute twageze aha hantu? Ni gute twageze aho twizera ibi bintu muri ubu bwoko bw'ubuzima? Amadini amwe namwe asenya ubushobozi bwo kumuntu yatekereza ku giti cye. Madame Dauphine Mote, abayoboke be babuzwaga gusoma ibinyuranye n'ubutumwa bwe. Ibi ni by'amadini menshi akora. Ntukajye ku mbuga zitavuga nkacu. Abatavuga nkabo ntabwo babemera, abo ntabwo bakijijwe, ntabwo ari abemera Imana. Igitabo kiraha nicyo cyonyine ukwiriye gusoma. Izi ni zimwe mu ngingo babwira abayoboke babo mu gusenya ubushobozi bwo gutekereza ku giti cyabo. Ndetse banababwira ko niba utekereje byinshi, Satani ashobora kukuyobya. Mu madini amwe namwe, iyo utekereje cyane kuruta uko pasiteri atekereza, kuruta uko umuyobozi w'idini atekereza, ushobora kuyoba. Kuruta uko bishop atekereza, ushobora kuyoba. Abantu bamwe na bamwe cyangwa amadini amwe namwe agarura abantu cyangwa arabigarurira binyuze mu kubangisha abandi. Madame Dauphine Mote yashishikarizaga abayoboke be kwegerana gusa, bagacika ku miryango, ku kazi no ku nshuti. Ibi amadini amwe namwe arabikora. Bariya ntimukagendane nabo, bariya ntimukabane nabo, bariya ntimukavugane nabo. Mu ngingo zimwe na zimwe bavuga ko isi ari mbi, twirinda abandi. Bakavuga ko abo hanze n'inkozi z'ibibi, ntibazagira icyo bagukorera. Iyo utari muri iryo dini nuko bimera. Umuryango wawe n'inshuti zawe ni abanzi b'umwuka. Niba batari muri iryo dini ni abanzi b'umwuka. Ibi birakora rwose. Iyo umuntu atagisangira n'abandi batandukanye mu bitekerezo, aba yarabaye uko idini rishaka. Amadini amwe namwe akoresha icuruzwa ry'ibyiringiro. Madame Dauphine Mote, abayoboke be bagurishije ibintu byabo byose, bamwemera nk'umukiza. Amadini amwe namwe aravuga ngo tanga byose, Imana izaguhemba. Iyi nkunga yawe igaragaza uko wemera. Niwemera amafaranga yawe azabyara umugisha, niwemera gutanga amafaranga bizakubyarira umugisha. Ibi nibyo amadini amwe namwe avuga. Bavuga ko kwishingikiriza ku by'isi, amafaranga, ibintu bituma abantu baba bagenerwa bikorwa b'uburiganya bwa Satani. Amadini amwe namwe akoresha urukundo n'icyizere nk'umutego. Madame Dauphine Mote, abantu bamwakirwaga mu itsinda rye nk'inkunga, urukundo no kwitabwaho mbere yuko babinjiza mu buhanuzi. Amadini amwe namwe avuga ko uje hano turagukunda rwose kuruta uko wari umeze. Nta wundi wagukunze nkatwe.
ndetse bamwe bavuga ko wari waratakaye rwose, ariko turi umuryango wawe. Ibi ni bimwe mu by'amadini amwe n'amwe akoresha mu kwigarurira abantu, abayoboke. Rimwe na rimwe amadini amwe n'amwe akoresha ibisobanuro byo kugarura ubuhanuzi mu gihe butabayeho. Madame Dauphine Martin, tariki 21 z'ukwa 12 1954, igihe nta mwuzure wabagaho, yavuze ko ukwemera kwabo gukijije isi. Amadini amwe n'amwe avuga ko mu gihe bitabaye uba wasenze cyane. Bamwe bavuga ko iri tariki nyayo Imana yahinduye gahunda. Ni gute Imana ihindura gahunda ifite ku muntu? Bamwe bavuga ko hari ubundi butumwa twari tutarasobanukirwa neza, niyo mpamvu ibintu bitabayeho. Amadini amwe n'amwe ahimba imbaraga zitagaragara. Madame Dauphine Martin nicyo yakoze. Yavugaga ko yandikirwaga n'ibiremwa byo ku yindi mibumbe, Carillon, ibinyabuzima byaho, akabishyira mu buryo umuntu usanzwe atabasha kubisuzuma. Amadini amwe n'amwe, ku madini amwe n'amwe, ibintu byose si iby'umubiri, hari ibitagaragara. Iki ni ibanga ry'ijuru, ntugomba kurishidikanyaho, cyemere uko kiri. Bamwe bavuga ko ari amayobera matagatifu.